Yozefu kuko ibwami bajya inama baragenda baramubwira bati ariko Yozefu hari umuhungu uba mu mwuka w'Imana ni umuhungu rwose uyu muhungu ariko mbere yari yakiranukiye Imana kugeza n'ubwo ibwami umugore wa Farawo yashatse ko baryamana ashaka ko baryamana aramubwira bati no ntago ibi bintu byashoboka. aha ni naho gukiranuka kwiwe kwagiriye imbaraga, niko gukiranuka kwiwe kwagiriye imbaraga kuko iyo wanze ibyaha, iyo ufashe gahunda yawe ukanga ibyaha ukabirwanya muri wowe ukagerageza uburyo bwose wubaha Imana, Imana ugashaka uburyo uyikiranukira, gukiranuka kwawe kuzagucisha ahantu aho umwami yakuye busye. Bakunze b'inzira y'ukuri Rwanda, turabasuhuje, amahoro y'Imana nabane namwe. Kuri mikoro murambona ninjye KWIZERA Joshua ubategurira akanabagezaho gahunda zose n'ibikorwa bindi tubategurira hano kuri iyi channel yacu inzira y'ukuri Rwanda. Hanyuma rero nkuko mumbona noneho sindi njyenyine, ndi kumwe n'umusaza mubona wambaye amarinete. Ushobora kwibaza ati sura musaza meze bite ko arwaye amaso n'ubusirimu? Ikigaragara ni umusirimu, ikindi kandi umuntu ashobora kwambara amarinete bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye. Tuje rero kubaganiriza ku magambo y'Imana Imana ishyize ku mutima wacu. Reka rero nkuko tudatsinze ngira amara amatsiko abanze abasuhuze, namara kubasuhuza abibwire maze tubagezeho ijambo ry'Imana twabateguriye Imana ashyize ku mutima wacu. Turakwakire mutumirwa wacu wasuhuze. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Yaravuze ati ndi umusaza kandi koko ndiwe umuntu usi afite imyaka 40 aba yagiye nanjye ndimo ndagenda mbegera rwose abantu b'abasaza kandi abasaza bubahwe. Haje umuntu ufite imyaka 40 nubwo ntitumwita igikwerere, aba ari igikwerere, ubwo maze kuba igikwerere ndimo ndajya mu busaza. Imana ishimwe. Ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana kandi ndi umuvugabutumwa, nitwa Nzamurambaho Theo&Joshua. Yego. Nje hano kuri no channel kuko mwadutumiye kugira ngo tubaganirize ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Theo rero nkuko ubibona muri iki gihe abantu bakeneye ijambo ry'Imana cyane rwose, kandi uranabizi neza ko ari byo kurya bitunga ubugingo. Nukuri mu gihe abandi barya imiceri mi Tanzania ndetse n'indi yose myiza bakarya mbese za ndyo uzabasirimu barya, ariko ubundi bira byose bitunga umubiri. Nukuri ibyo kurya bizima nibitunga ubugingo, bitunga ubugingo bwacu iki gihe turi mu isi ndetse no mu gihe twaba tuvuye mu isi tugiye ahandi cyane, kandi aho handi tugiye ni Imana yahateguye. Nukiranuka nuhagarara neza ubwo bugingo buhoraho aho heza Imana yateguye nawe uzahagera. Ndumva rero twaguhereza ikaze ugatangira ukayobora iki kiganiro cyacu uyu mwanya Imana ikagushoboza. Ariko reka tubanze dusenge Imana kuko byose tubishobozwamo na Kristo uduhereza imbaraga. Reka dusenge rero kugira ngo aze kutubashisha. Wasenga maze ugakomeza n'ikiganiro. Mwami w'abami, umwami Yesu, Imana ikomeye, ushobora byose, waremye ijuru n'isi, ni wowe Mana, nta yindi Mana ibaho, uri Imana ikomeye, uhabwa icyubahiro. Amen. Turaguhamagaye ngo uzubane natwe muri uyu mwanya, wirukane imbaraga z'abadayimoni zadukikiza, zaturunguruka, zatureba, kugira ngo mwami Imana ubwo ubana natwe buri munsi n'aka kanya uba uri kumwe natwe mu izina rya Yesu. Amina. Amen. Imana iguha umugisha cyane. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana ari mu itangirira ibice 41 umurongo wa 37 aragira topic y'ayo magambo irabivuga ngo gukiranuka kuburanira nyirako. Yego. Haleluya. Amen. Gukiranuka kuburanira nyirako. Mwene data, buriya abantu benshi ntago bazi ko gukiranukira Imana cyangwa se gushaka Uwiteka mu buryo bwimbitse no mu buryo bufite imbaraga no mu buryo bwo kumwubaha byonyine ubwabyo byagucisha abandi bantu bataca, kubera ko gukiranuka kuburanira nyirako. Iyo niyo topic y'amagambo dufite muri uyu mwanya, kubera ko gukiranuka bigenda bigira intera bigeramo, ariko hari aho ugera noneho gukiranuka ubwako konyine kukaba kwakuvuganira nawe ubwawe utavuze. Uvuga ngo udashatse abavoka nta mwavoka bari international cyangwa se bakomeye, ahubwo gukiranuka kwawe akaba ariko kukubera umwavoka, kukakuburanira, kukagukura
aho umwami yakuye busyete, niko numva abakera bavugaga. Kuko gukiranuka, iyo tuvuze gukiranuka ubundi ni ibintu umuntu ashobora gutekereza. Abantu benshi niba ariko iyo uri inyangamugayo, reka tuvuge ku mudugudu. Ngiye nigeze kuyobora umudugudu mu gace k'iwacu, nayoboraga iwacu Gitarama, bamwe bitaga ba responsable. nari umwungirije. Urumva naciye mu tuntu twinshi, imyaka yanjye 40 maze kubona ibintu byinshi. Iyo bazanaga umuntu bamutuzanye imbere ngo tugiye kumuburanisha urubanza, zino manza z'abaturage, wajyaga kubona ukabona abantu baraje bakavuga batumva, mw'abantu b'Imana, uyu muntu sorry ni ukumurenganya, ni ukumubeshyera, nta kintu yakoze. Turi ku ijambo bita gukiranuka, kuburanira nyirako. Noneho ugasanga abaturage bose bamuzengurutse batahubwo ni naka wamubeshye, ni naka wamubeshye, ugasanga igitoki cyajyanye uyu. Ugasanga gukiranuka kwe, uko yitwaye mu bantu, uko yabaye inyangamugayo, uko yakiranutse mu bantu, biramuburana tutisha haguruka wigendere, nta kibazo. Mutiriwe mushaka abandi bagabo. Oya ntabwo. Yego. Bikamuburanira gusa umuntu azamutangira ubuhamya, tukaba dute uyu muhungu muramuzi, turamuzi, uyu muhungu hari icyo yakoze, ntacyo yakoze. Turi ku ijambo bita gukiranuka, kuburanira nyirako. Haleluya. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana rero. Tujye gusoma ku ijambo riri hano mu itangiriro. Twavuze ko dusoma 41 mu murongo wa 37. Haravuze harya ngo Farawo yegurira Yosefu igihugu cya Egiputa. Yego. Iyo titire y'amagambo niko ivuze. Haravuze ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana? Haleluya. Imana ishimwe. Iyo dusoma amateka ya Yosefu, ubona ko ari amateka akomeye cyane. Muzi ko muranabizi cyane, abatabizi tubibabwirira hano kuri no kamera, nuko Yosefu yavukanye n'abana bakamugirira ishyari. Ariko kumugirira ishyari ndetse baramugambanira. Bibiliya ivuga ko bamugambaniye kugeza n'ubwo agurishijwe n'abantu batemberaga muri ibyo bihugu, bamujyana kwa Farawo. Kugira ngo tubisobanukirwe neza, aragurishwa ariko agira Imana. Kwa gukiranuka n'imbere y'Imana nayo ibwayo igenda igucisha mu nzira aho abantu batazi, bakagutega imitego, ariko imitego ukayirenga kubera ko uri umukiranutsi. Baramugurishije ariko kubera Imana agurishwa n'umuntu wagiye kumugurisha nanone ibwami rero baramwakira. Bibiliya iravuga ngo baramukunda cyane. Ibwami agirirwa icyizere, baraguma baramukunda, baraguma kubera imico ye, baraguma bamureba batuno umwana se, bati twamukoresha iki. Noneho bigera n'ubwo kwa gukiranuka n'igikundiro yari afite. Wari uzi ko gukiranuka gutera n'igikundiro? Yes. Abantu bose baragukunda bakakwiyumvamo. Gukiranuka ubundi bitera n'igikundiro cyane. Ngo Farawo rero umugore wa umuka Potifari, dore ko umwami yitwaga Farawo. Noneho muka Farawo agira gutya agiye abonye uwo musore mwiza, dore ko ngo yari afite n'uburanga, aranamukunda. Kwa gukiranuka ko kumuteza kugira ngo rero amuterete azaryamane nawe. Ariko umva kwa gukiranuka, dusomye ijambo rivuga ngo nuko ngo iyo nama inezeza Farawo. Arabati mbese twakura tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu. Iyo usomye ayo magambo ubona ukuntu bamubwiye bati ariko Yosefu, kuko ibwami bajya inama, baragenda baramubwira bati ariko Yosefu hari umuhungu uba mu mwuka w'Imana, ni umuhungu rwose. Uyu muhungu ariko mbere yari yakiranukiye Imana kugeza n'ubwo ibwami umugore wa Farawo yashatse ko baryamana, ashaka ko baryamana. Aramubwira bati no, ntago ibi bintu byashoboka. Aha ni naho gukiranuka kwiwe kwagira imbaraga. Niko gukiranuka kwiwe kwagira imbaraga. Kuko iyo wanze ibyaha, iyo ufashe gahunda yawe ukanga ibyaha, ukabirwanya muri wowe, ukagerageza uburyo bwose wubaha Imana ugashaka uburyo uyikiranukira, gukiranuka kwawe kuzagucica ahantu aho umwami yakuye busye. Nibyo. Kuko Imana yo mu ijuru irakurengera. Iyo dusomye mu gitabo buriya ibitabo byinshi bigenda byereka gukiranuka ko gutanga n'amafaranga cyane.
gukiranuka ugenda Utanga ubona ko ikofi, gukiranuka gushobora kuguha ubuzima. ubuzima. None se usomye reka dusome ijambo ry'Imana hano mu migani. Yego. Soma wenda igitabo cy'imigani. Reka dusome mu migani. Igitabo cy'imigani ibice 22 kugira ngo aya magambo tuyumve neza. Imigani ibice 22 umurongo waho wa 4. Reka dusome imigani Nadusomere ibice bya 22 umurongo wa 4. Aravuga ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Uwicisha bugufi, kwicisha bugufi, ukubaha Uwiteka, ingororano yawe ni ibintu bitatu: ubukire, icyubahiro, ubugingo. Kubera ko wicishije bugufi ukubaha Uwiteka, ugakiranukira Imana. Ubundi mu yandi magambo, gukiranuka ni ukubaha Imana. Yego. Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka. Nari nshatse gusobanura ijambo bita kwicisha bugufi. Ubundi iyo warangije kwicisha bugufi no gukiranuka biba byaje. Kuko umuntu yagiye kubura gukiranuka ayishyira hejuru, ajya mu birere. Ariko iyo washatse uburyo bwose bwo guca bugufi, uzarebe n'umuntu uca bugufi mu bandi bantu, akagenda gake, ibintu byose bakabitwara gake, usanga Imana hari ikimukoreye. Muri uko guca bugufi wibuke ko harimo no kwirinda ibyaha. Kwirinda ibyaha uburyo ubwo ari bwo bwose. Iyo usomye mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 11 havuga ngo Aburahamu yatsindishijwe no kwizera. Ni ukuvuga ngo agaragara ko kwizera kwe kumuhesha gukiranuka. Yego. Ni ukuvuga ngo kureka ibyaha ubundi bisaba ngo muri wowe habemo impano yo kwizera. Yego. Iyo wamaze kwizera Kristo no gukiranuka biraza. Kuko urabona wamaze kumwizera yuko urugero akureba, ibyo ukora bizi, ibyo wabisobanukiwe, no kumwizera ukamwizera gutyo, ni ukuvuga ngo na bya byaha bigenda bigabanuka muri wowe ukanabireka burundu, noneho ugakiranuka. Yego. Ni nayo mpamvu buri umuntu nkanjye wabaye nk'umushoferi, ujya kubona ukabona nk'umuntu afashe gahunda inzara iramwishe, agiye mu buraya. Kubera inzara y'umunsi umwe. Hakaba undi muntu wasonze icyumweru cyose ashonje, umuntu akaba yamubwira ngo ngwino urugero nsanga Kimironko nkugurira akantu, unje kugugurira agafirita, akamubwira ati kuko nubaha Imana. Kuko nubaha Imana sinshobora kuza kuryamana nawe. Yego. Ariko kandi ugasanga wa mukobwa uraye rimwe yabuze ifiriti cyangwa yabuze icyanywa, umusore akamushoka agahita amubwira ati ngwino nkubwirire ratasheri, agahita yenura umukobwa ukabona arabinditse aragiye. Urumva? Gukiranuka cyangwa gutinya Imana bisaba ngo uyitinye haba mu bibazo, uyitinye no mu bigeragezo. Ukiranuke kugeza ubwo Imana ibona ko ukiranutse. Ibyo bizanwa n'iki? Bizanwa no kuyizera. Nibyo. Kuko twese twakora ibyaha, twese twaba abanyabyaha, twese twacumura. Ariko igihe habuze kano kantu ko kwizera, ibintu byose ni mu mutwe. Kwizera Imana kuguhesha gukiranuka cyane. Mukozi w'Imana tudatinze nanone, twavuze ngo gukiranuka kuburanira nyirako. Uriya Yosefu kuko hari ahantu wari ugiye kugira haryoshye, akimara uriya muka Potifari, hanyuma yo gushaka kuryamana nawe, hanyuma yo gushaka kumukoresha icyaha, ese byazigenze gute? Biriya bintu ko numva bitagarukiye hafi. Wenda abadukurikiye ntabwo wajya gusambanya umuntu ukomeye, cyangwa se ni kesi bagushyizeho niba bakubeshyera ngo bikugwa amahoro. Ubundi mu bigaragaro no muhungu yarakiranutse, agerageza uburyo bwose, ibaze kugira ngo umugore w'umwami akwifuze, agera ubwo ashaka kuryamana nawe. None wowe uri umuja wo mu rugo. Bibiliya igaragaza ko yarabakoreraga, yari umuja wabo. Yego. Yari umwana wo mu rugo bafashe. Urazi amateka ya Yosefu nayacishijemo gake, ntabwo twashatse kuyasoma. Muzi ko yagurishijwe na bene wabo, kagurishwa na bene se, bakamugurisha akajya muri Egiputa kwa Farawo. Ibyo ni ibintu biri hano mu itangiriro. Tunabingingira kujya mujye musoma ijambo ry'Imana, mukurikira amateka ni meza, aratwubaka gatuma natwe twubakwa. Yes. Yego. Iyo usomera itangiriro ukareba amateka ya Yosefu bazayasomye bagarutse mu itangiriro hino, ubona ko bamugurishije, ariko bakamugurisha atari ukumukunda, ari ukugira ngo agende apfire iyo ngiyo. Kwa gukiranuka kwe
guhesha umuntu amahirwe, kuko gukiranuka guhesha amahirwe. Bimutupa kwa Farawo, bimaze kumugeza kwa Farawo akora mu rugo rw'ibwami, birongera gukiranuka kwe kumuhesha kutaryamana n'umugore we, birongera kubera ko umwami yarose inzozi. Urumva byageze aho umwami ararota, Yosefu aba ari urotora inzozi z'umwami, kubera ko iyo ukiranuka n'iyerekwa ryawe riba ryiza. Iyo ukiranuka ubwonko bwawe bukora neza. Mu yandi magambo no kuvuga ngo ikirere cyawe cy'umwuka kirafunguka, cyamara gufunguka ibyo ubona ukaba wasobanurira umuntu wabonyeho ibindi bintu, ukaba wasobanura inzozi z'abandi, mbega ubu mutware w'abantu. Mbese ibyo abize batamenya bitewe n'amashuri meza, ngo bize lisansi bakiga dogitora bakiga maîtrise ndetse n'andi yose, wowe bitewe nuko wicishije bugufi ukubaho Uwiteka, byanga binoga ubasha no kumenya. Oya, reka mbikusobanure neza, nuko iyo wabashije gukiranuka, ubundi bavuga ko umushonje arota arya. Nukuvuga ngo mu kubasha gukiranuka, niyo uryamye urota neza, niyo uryamye ubona amayerekwa meza. Nukuvuga ngo mu yandi magambo iyerekwa ryawe riba ritandukanye n'iry'abandi kubera gukiranukira Imana. Ikirere cyawe cy'umwuka kiba kigaragara neza. Umuririmbyi ukiranukira Imana araririmba, ntabwo arara yirirwa. Uzare umusambanyi arara bamukubita amacupa yirukankana n'imbwa zimwirukankana. Umusambanyi ashobora kuryama akarota barimo bamwirukankana ijoro ryose, ariko kandi umukiranutsi ntabwo ibyo bintu reka nuvuga ngo iyo mu yandi magambo iyo ukiranuka ugakiranukira Imana uryama neza, urota neza, werekwa neza, ibyo ubona byose nta na kimwe kikubujije ibitotsi. Nuko rero Yosefu yaje kugera igihe noneho Farawo araryama arota, mu yandi magambo arota inzozi, murabizi zimwerekeyeho abona zidasobanutse. Nuko ngo Yosefu arazimusobanurira, aravuga ati sha ese niyo magambo twavuze ngo 34 hasome 41 nuvuga ngo aha niho yari amaze gusobanura inzozi zari zananiye abakonikoni, zananiye abanyabwenge bo mu gihugu cyose, ariko kubera guca bugufi no kubaho Uwiteka akajya amuha message. Hano niho atubwira ngo 41 umurongo waho wa 37 hasome mu izina rya Yesu. Reka tuhasome. Aravuga ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Imana ishimwe cyane. Nukuvuga ngo mu yandi magambo Farawo nawe ubwo yaramwifuje. Nukuvuga ngo iyo ukiranukira Imana ubundi uranifuza, uba umuntu wo kwifuza. Twebwe ibyaha nibyo byica abantu bikatwica bikatugirira nabi, ariko uyu munsi nagira ngo ngutangarize turamutse ufashe icyemezo kavuga uti gukiranukira Imana, reka tuyiheshe icyubahiro, tuyiheshe agaciro abantu batwifuza. Wari uzi ko abantu bakwifuza? Iyo ukiranukira Imana, kiranuka urebe ko abantu batakwifuza. Abantu barakwifuza, akagari kakakwifuza, umurenge ukakwifuza, igihugu kigera ubwo byaguruka kiti mbese twakoraho umuntu umugabo wakora nk'uri umugabo koko uzajya ufasha abantu nk'uyu. Vuga ngo mu gukiranukira Imana habonekamo no kwifuzwa. Mu yandi magambo Mukozi w'Imana rero ndumva hari icyo wabwira abantu twegera ku musozo. Hari urugendo runini cyane Yosefu yakoze kugira ngo uku gukiranuka kwe kubashe kumurengera. Hari aho byageze mwakira cyumba cya muka Potifari, Imana yaramurengeye, gukiranuka kwe kugira imbaraga, ageze muri gereza noneho kuramuburanira. Ubundi ntabwo yigeze aburana. Ubundi hari ukuntu ushobora kugira ikibazo cyangwa se gutumizwa mu rubanza runaka hakabaho kuburana, ariko Imana yo niyo yigwatirije iragenda iraburana, we asohoka ataha. Iyo nabibona nubwo ayo magambo tutayinjiyemo cyane, ubundi Farawo kuvuga ngo mbese twakoraho umuntu nk'uyu, umuntu ufite umwuka w'Imana nk'uyu, nuvuga ngo bamukuye muri gereza kuko muka Potifari yashatse gusambana nawe, ariko aramwangira, aramubeshyera ku mwami, ati uyu muhungu mu mukuru we mumujyane muri gereza, yaramfashe ku ngufu. Birangiye rero baza kurota, umwami aza kurota, aje kurota ati turakora, baza kureba Yosefu kuko yari umunyamwuka w'Imana.
baramugarura abanyururu bamuhamiriza ubuhamya. No muri gereza no kuvuga ngo abo mufunganye ubwabo yakomeje umurimo wo gukiranuka. None abanyururu arabemeza bagira ubwo batanga amakuru hanze bati hano muri gereza. Haleluya. Dufitemo umuntu Mana ishimwe atandukanye nawe. Haleluya. Afite uburyo ameze. Ntabwo ari umuntu nkatwe. Bigera mu bagaragu ba Farawo. Abagaragu ba Farawo bati rero nta muntu izo nzozi rwose wagusobanurira. Mujye kuzana Yosefu, umusore bita Yosefu, mugende mu murebe. Farawo amurebye ati umuntu nk'uyu ndamugabira, umuntu nk'uyu ndamureka, kubera ko gukiranuka birakora niyo waba uri mu mwobo. Imana ishimwe. Ahubwo dusobojwe n'Imana kuyikiranukira kugira ngo Imana idufashe tuyikiranukire. Abantu b'Imana kandi gukiranuka kuzanwa no kwizera. Ubundi utabashije kugira kwizera ureba isi ukabona nawe ibyaha wabijyamo. Wareba abakobwa beza ukabona wabajyamo, wabona abagore beza ukabona wabajya inyuma, wareba abandi bafite amafaranga uti nanjye nakora amanyanga nkacuruza ku munzani ubeshya, wabona abandi babona amafaranga ari uko baniza abantu mu majosi nawe uti nanjye wabanika. Ariko mu gukiranuka iyo wamaze kumenya gukiranukira Imana ukavuga uti ahangaha niho ubutunzi buri, kuko ibyo abantu barimo kwiba ni iby'akanya gatoya kandi ejo bundi bazabizira. Ni ukuvuga ngo biriya nabyo ni iby'akanya gatoya. Uzareba umuntu ajya mu byaha ugasambana ukiba bikatugirira ingaruka. Ariko iyo wafashe uzarebe nk'umukobwa agiye gusambana arahita atwara inda, aratwara sida. Ejo bundi hari umwana w'umukobwa nahoze ntwaye mu muhanda yaranteze, ndamubaza ese urajya he? Turagenda tugeze mu nzira ambwira ikibazo afite, kuko yari yumvisha umuntu amamagaye yumva ndi umukozi w'Imana. Arambwira ati rwose mfite ikibazo uzansengere. Ndamubwira nti nzagomba kuzi wawe numva icyo kibazo ufite. Umwana w'umukobwa ungana nka wiga muri kaminuza yose ufite ikibazo. Naragiye turaganira, arambwira ati ubu ngubu nagiye nsuye umusore inshuro imwe aransambanya ahita anyanduza na sida, imanukira umufiririzo. Ari ubwa mbere nabuze uko nzabibwira mama, mbura uko nzabibwira papa. Ubu ngubu byarancanze kandi wacu ni Muhanga. Ese nzababwira ko ndwaye sida naraje kwiga kaminuza? Nzababwira ko ari iki? Umukobwa mugira inama, ndamubwira nti rero icyambere ni ukwemerera Imana ukayikiranukira. Wenda kubibabwira buretse kubibabwira akakanya, ariko tangira ufate n'utunini. Ubu ufate ibinini urye. Urumva yari yabuze ubwenge. Iwanyu barakurihirira, baraguha ibikenewe byose. Uri umwana w'umukobwa wavuye Muhanga urangije segonderi ugiye kaminuza, amafaranga batanga ni amafaranga menshi. Agasore ka Kigali karagushutse kirirwa kiyambara ingofero kativayo unsanga muri geto kakakugetura. Ubwo si ibyo bintu ni ibiki? Umwana bamwanuje sida. Ariko namugira inama narya ibinini ubundi azareba uburyo abibabwiramo. Ye naragumye turasenga turagenda turabibabwira. Rwose narabimufashije. Iwabo kubyakira biratinda, ariko baje kubyakira. Aza kujya muri korali, aza kugira rero ikibazo n'ubuhamya bukomeye. Yaje kugira ikibazo cyo kujya arambagizwa, kuko nabaye nk'umupapa wiwe akajya ambaza amakuru. None ko bandambagije, umusore akaza mu rugo ndabigenza n'ikibazo ndwaye sida. Ndagira ngo kuri no kamera ngira abakobwa bafite icyo kibazo cyuko Imana iyi message reka nyihe urubyiruko. Ni message nanjye namugira inama, ariko bikaba ibintu mbona ko bimukomereye cyane. Reba icyo kibazo kimuriho, umuntu noneho bakajya kumutereta. Umusore yaba murambagije ni umukobwa mwiza cyane, umukobwa mwiza kandi wize kandi amashuri, ufite amashuri. Umusore yamubengukwa akamukurikira ati dupange, bagapanga. Yagera ku ngingo yo kugira ngo bazabane ati buretse nzakubwira, akaba arampamagaye ati Theo mfite ikibazo. Ubu ngubu nabonye umusheri, ariko kumubwira ko ndwaye sida birimo biranca. Nuko nza kumubwira nti rero umva wa mukobwa we, ikintu cya mbere wagiye mu gakiza, narakubwiye ngo jya muri korali ADPR hariya ujyemo rwose, hariya za Gahogo. None ubwo urimo gusenga Imana ukaba urimo gusenga, wahisemo gusengera hari Gahogo. Nari namubwiye ntufate idini ushaka ripfa kuba risenga Kristo. Aragenda asengera muri Gahogo ati niho yabonye heza. Ariko umukobwa naje kumugira inama, ndamubwira ntumva umusore uzakurambagiza ujye umubwira ko wanduye, umubwiza ukuri. Mugabo niba abasore batanu ntuzabura muza ugasanga nawe yaranduye mukabana, cyangwa hari uwabyemera mukabana. Ariko nzika umuntu wanduye n'utaranduye batabara. Byabaye ikibazo, agira abasore 7, uwa 7 yaje ari igisubizo. Yaramubwira ati ndashaka umugore, umuhungu mwiza cyane. Umugore aramubwira ati naranduye.
akimara kumubwira ati naranduye, ati nanjye ubu ngubu rero umbona yego byararangiye nibera ku tunini. Ati ubwo wowe rero nanjye nari narabuze, ndajya mbibwira umukobwa agahita yiruka. bahita bakomeza. Ati none ubwo niwe tugiye gushyingirwana, ubu barafite abana. Urumva barabanye, bubatse urugo kubera gukiranukira Imana no kuyemerera. Bya byaha yahise avuga ati reka mbicemo kabiri tubireke. Nyuma y'ikibazo Imana imugirira neza. Imana imugirira neza. Tugera ku musozo rero, mukozi w'Imana, iyi message uko biri kose, hari urubyiruko, abakuze, abubatse ndetse n'abatarubaka, hari ikintu wababwira ko dukurikije uko twumvishe inkuru za Yosefu ndetse intego y'ijambo ry'Imana nta yindi nuko gukiranuka kuburanira nyirako. Gukiranuka kuburanira nyirako. Wabwira abadukurikiranye bose aho bari hose, asigaye ukanabasengera Imana, gira message wabagenera. Reka message ngewe nabaha, njya nkunda kubivuga nuko ibyaha ibi mubona by'ingaruka zose dufite ni ikibazo cy'ibyaha. Iyo niyo message ya mbere. Ibyaha umuntu agize amahirwe ukareka ibyaha, gusambana tukabireka, ubujura ntibube muri twe, ayo mashyara aba mu mitwe y'abantu, ubona abantu bicana bagira bati bakabyihorera, ukabana neza na mugenzi wawe, mukabana amahoro, rwose si yacu, dore u Rwanda rwacu narwo ubwarwo twarutura neza, twasangira ibyacu dufite. Message rero nabaha nuko niba wari umunyabyaha uyu munsi ubireke, kandi imbaraga zirahari. Kristo yaraziduhaye, kumwizera gusa birahagije, akaduha imbaraga. Dore ko imbaraga tuzikura kuri we. Ntago kureka icyaha, cyane cyane burya nabonye nk'ibyaha, hari ibyaha bigora. Kureka ibyaha by'ubujura dukuramo indamo, kureka ibyaha by'ubusinzi twirirwa tunywa twazezengeye, kureka ibyaha by'ubusambanyi ngo biraryoha, kureka ibyo byaha byose. Ni ibyaha ubona abantu gukora bibanezeza. Ariko iyo urebye ibinezeza by'isi, icyo navuga nuko hari umukozi w'Imana, uyu Yosefu yaravuze ngo uko bisa kose ntago uko byasa kose najya gusambana ngo ndyamane n'umugore w'umwami mbona icyo cyubahiro. Kandi Kristo we yubahaga Imana cyane, yumvaga ko ingororano y'ubwami irenze yazabona ikindi gihe. Uzarebe iyo usomye amateka ya Mose, Mose ubona buryo ki amateka ye ngo yanze ingororano zo kwa Farawo ibwami, we yifatira gahunda yo kujya kurengananwa n'ubwoko bw'iwabo, yanga kuguma kwa Farawo, kandi bari baramugurishije aba kwa Farawo arya neza. Niwe Mose waje kuyobora ubwoko bwa Isirayeli, yaje kugurishwa nawe ubwe, yaje kujya kuragira intama, nago yagurishwa, ariko we yaje kujya kwa Yetiro aba sebukwe. Mose reba kugira ngo yikure ibwami, yanga icyubahiro cy'ibwami, aravuga ati jewe reka nkomeze nigire mu buzima busanzwe. Abantu rero tuzira, message natanga, tuzira gushaka byinshi, kuzira gushaka byinshi, noneho tukagira ubwo tugwa no mu ibicumuro byacu bikarenga. Message natanga, kureka ibyaha ni byiza, kureka ibyaha biburanira nyirabyo. Imana ishimwe cyane kuri iyo message. Nanjye icyo nababwira, aho waba uherereye hose, mu bibazo byawe urimo, ugomba kwibaza mpagaze nte, muri ibi bibazo mpagazemo nte, muri ubu buzima mbayemo mpagazemo nte. Birashoboka ko waba ukennye, hari ibyo twita gukena, iyo hari ibyo wifuza ntubibone, ugakenera amafaranga ntuyabone, ariko ugomba kwibaza ati mpagaze nte. Waba uri umubyeyi mu rugo rwawe, waba uri umugabo mu rugo rwawe, ugomba kwibaza ati mpagaze nte. Gukiranuka kwawe kuzakuburanira, niyo bakubeshyera, niyo warenganywa, gukiranuka kwawe kuzakurengera. Reka rero dukomeze tugire ku musozo, maze umukozi w'Imana abasengera Imana mu kibazo cyawe urimo. Witeka Imana akwimane, umwami akwimane mu maboko y'umubisha, mu maboko ya Satani. Reka dusenge Imana, tuzagaruka tubahereza ubuhamya butandukanye bujyanye n'imirimo Imana igenda ikora mu buzima bwa buri munsi. Ni karibu Imana ibahereza umugisha, nk'uko bivuze tuba dufite n'ubuhamya bwinshi. Ubutaha nitwongera kuri no channel tuzabahohereza ubuhamya. Dufite ubuhamya butandukanye, ngira ubuhamya bw'ibyiciro, nkavuga Imana ukuntu yangiriye neza. Amanomero yacu ushatse ko tugusengera, si ngombwa ngo tube twaje iwawe, twanagusengera waduha icyifuzo duhamagaye kuri telefone. Imana ishobora gukora, ni 82296374. Iyo nomero ushatse ko tugusengera turabikora, kuko nicyo twahamagariwe. Ubundi tuzabaha ubuhamya, dufite ubuhamya bwinshi.
ubw'ukuntu Imana yadukuye mu gitebo ikaturindira muri icyo gitebo, ababisha bacu ntibadukoraho, bw'ukuntu Imana yadukijije ababisha baduteraguye ibyuma tugakira, bw'ukuntu twakoze impanuka za moto tugakira. Dufite ubuhamya bwinshi. Ubuhamya ni bwinshi rwose. Ubutaha ndumva ari ubuhamya tuzacishaho kugira ngo tugumye tubwire abantu ibyiza by'Imana, mukiranukira Imana, kandi ntago mubyihesha, Imana irabibahesha iyo wayizeye gusa. Nibyo. Kwizera gusa Imana biguhesha gukiranuka. Impamvu tuva mu gukiranuka tuba twatandukiriye tukabura kwizera. Yego. Ukavuga ngo ariko ngo njye kuraguza, ngo ubanza Imana itazakora, ngo wakwigira mu bapfumu, ngo Imana ntago izakora. Kubera iki se? Niba abapfumu babasha gukora kuki Imana itakora? Imana irakora. Kandi abapfumu ntacyo babasha, ntago bareba iby'ejo hazaza. Nazo. Turagushimiye Mwami Imana yacu, tugushimiye ko wabanye natwe, uhabwa icyubahiro. Tugushimiye yuko kuri no channel turakunezerewe Mwami Imana watwemereye ko tuvuga ijambo ryawe, twirukanye imbaraga zatuma ijambo ryawe ridatambuka, tunanije imyuka mibi y'abadayimoni ijya mu matwi y'abantu, maze rero iri jambo ryawe ritambuke neza ku bwawe Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Imana ibahereze umugisha cyane. Imana ibagirire neza. Amen. Amen.